rero nasengeraga nk'uko mwabibonye, twari mu iteraniro, abantu babivuze ukundi, bamwe babitwara ukundi, ariko twari mu iteraniro mu rusengero rwacu kuri Ararume, niho twari turi. Ntangiye gusengera abantu, uwo muntu cyangwa se uyu muntu Imana ihishura ko afite ikibazo cy'uburemba, atahoranye, atabanye, ahubwo cyaje kubera ko bamuroze. Ndimo senga, abantu wenda bakurikiranye iyi video, nacyo byagiye gukomera muri ano mezi abiri ashize, nibwo byakomeye. None ntangira kujya ndibwa, nakireba n'igitsina ngasanga cyabaye nk'icy'uruhinja, kandi njye ndi umuntu mukuru. Mbere yuko icyo gikorwa kiba, ntangiye gusenga, umuntu wamuroze yamuvugiyemo. Umuntu wamuroze yamuvugiyemo avuga ko ari uw'Icyangugu, aho bita ku Nkanka, n'izina ryararivuga. Avuga ko yamufatiye ku kibindi cy'inzoga, aho yagiye iwe ngo amusomesha ku kibindi cy'inzoga, ariko ngo kuko icyo bapfa ngo yabonaga azakiza iwabo. Hanyuma nza no gusenga, nza mu masengesho kwa gatandatu kwiyiriza, kuko pasiteri ubundi ntawe tuziranye, namwumvishe kuri radiyo. Numvishe ikiganiro atanze kuri radiyo, numva ninjye ari kubwira. Byumvise rero nayo ndavuga ati hariya nzajya njyayo gusengera, kuko ngenda umukristo gatolika. Ubwo numvishe ikiganiro pasiteri atanze kuri radiyo, numva ninjye ari kubwira, nje gusenga bwa mbere ntibyahinduka, nze gusenga bwa kabiri ntibyahinduka, nkomeza ndavuga ati ahantu mbona abandi bakirira, nanjye uburwayi mfite buzakira. Icyo narwanaga nacyo narakirebaga, narakibonaga. Niyo mpamvu narambuye ikiganza ndahakora, ariko nyine nta kindi nari ngambiriye. Mbere niba hari umuntu iki kintu kuhakora cyaba cyarabangamiye, ntavuga ngo ambabarire. Njyewe bigeze aho nkajya noneho ndibwa, bikomeza kubaho gutyo, nta n'umukobwa navugisha, n'uwo twavugana nta bindi birenze nyine ukuba ndaho nyine, nta bindi reka nacyo nakibwe. Nawe akagenda nta nimerekeza, akagenda atanansezeye, kubera ko habona nyine ngewe nta santima ndi nka mugenzi we. Ubwo zakugomya mbwira Imana atari ku yewe hari ibintu pasiteri yambajije ati se haraho wivuje? Naryamye bucya mu gitondo numva ubushake buraje, ndabishatse, ndebye ku gitsina cyane umuntu cyakuze, kandi huye kari kameze nk'akabana, cyari cyaragiye, mana gitsina cyakuze cyagarutse, kandi cyari cyaragiye pe, n'urutoki ni runini. Ambwira ngo ngiye kugukoresha ibitangaza, ngiye kugukoresha, ariko witegure ufate igihe cyo gusenga, kuko uzahangana n'umwuka w'ishyari ukomeye. Ngewe ndifuza ko aba bantu bajya babanza bakegera umuntu, kuko baransebeje. Icyo bagambiriye ni ukunzimya, ni ugutaka, bantesheje agaciro, ariko kubera ko ntabwo ndi buvuge ngo nzajya kuburana nabo, Imana ibababarire. Ariko abantu bareba amacano yabo, muri aba bantu bose, muri aba bagabo bose wagiye ubona banyandagaje, babwirije iwacu, haba hano haba ku Kinamba, bagiye baza kubwiriza mu rusengero rwacu, nk'abakira bakabwiriza, tukabaherekeza neza, tukabaha amaturo bagataha. Bamwe muri bo harabona asengeye muri bo bakira indwara. Ni ukuri kw'iyo mu ijuru, nabo ubwabo barabizi ko ibyo bavuga atari ukuri, ahubwo nyine ni urwego rwo gushaka views. Buriya inkuru zari zashize bumva ari ntibambona muri abo bagore, sinjya mu bagore, sinywa inzoga nkuko njya mbona bazinywa, ntibambona mu bikundi byabo. Bari barashatse ahantu babonera Pastor Savier, barahabura. Bagize umugisha
bambonera kuri aka kantu kabayeho ko narambitseho umuvandimwe ikiganza kandi nawe ubwe arakira. Nta kindi kibazo kindi. Birashoboka ko ari ishyari, birashoboka ko bari barambuze, birashoboka ko bari gushaka views, ariko ndifuza niba koko bakorera Imana ko bakwiriye kuzajya ku macano yabo umusaraba niwo bendera cyacu twabakijijwe twemeye n'isoni zawo niwo tuneshereza. Reka nizere ko mumeze neza kandi muri amahoro aho muhereye hose mu bice bitandukanye, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'uburengera bwaryo. Diaspora mwese mumve ko tubasuje kandi twifurije ineza y'Imana, twifurije amahoro y'Imana aturuka ku Uwiteka Imana. Tubaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'umunsi nk'ibisazwe muri kumwe na Nepo, ariko njye ntabwo ndikijye n'uyu munsi, ndi kumwe n'umurage wa Bera TV, ikindi kandi nkandi kumwe n'umusaraba TV nk'ibisanzwe. Tubasuje mwese rero kandi aho muri hose tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Mu minsi ishize tumaze iminsi tubona inkuru zicicikana nyinshi cyane, tubona umushumba Saviye umurage wa Bera ubwo yasengeraga umuntu amufasha ahantu abantu benshi basanga bivuze induru cyane, abantu benshi ntibabyumva kimwe. Nanjye mu babibonye ndimo, ariko ngira amatsiko yo gushaka nyir'ubwite uyu muntu basengeraga, ese kugira ngo twiganize duhe ubuhamya, ese koko bamusengeraga bavuga ngo ni ikiremba, reka tubivuge gutyo, ariko ngo baza kumusengera uburembe burakira. Abantu benshi ntibabivugaho kimwe, ntibabyumva kimwe. Mu bushakashatsi bwanjye nza kwifuza yuko nazahuza Pastor Saviye n'uwo muntu batwihera amakuru koko y'ukuri. Ibyo twabonye mu rusengero byari ukuri, byari plaque, byari ugutegura, ko cyane ko muri no minsi hamaze iminsi yacicikana inkuru zo gutegura. Ugasanga umuntu yateguye inkuru aribyo twita plaque, akayitegura ikajya ku mugaragaro, tukibaza iyi nkuru yari ukuri. Mumaze iminsi mubibona ku macano atandukanye, abantu bavuga batandukanye, n'umushumba twari twizeye vuga ijambo ry'Imana, sengera abantu batangiye gutegura plaque. Njye ndavuga nti kugira ngo ncamazimwe kino kintu ndashaka ko nzahuza aba bantu mu kiganiro bakaduha ukuri kwabyo. Habyo ko twabonye kuri tere, ariko tugena live tumenye ese iyi nkuru koko imeze gute, umuntu atwiherwamye. N'urwo rwego nahuje bano bagabo babiri, hari wakwibaza ati se uriya mugabo uriya muntu begeranye n'ubundi ninde, ku bantu batateranye muri abo materano cyangwa se batabonye ku masocial media aho byagiye bitandukanye. Njye nabahuje rero kugira ngo batwihere ukuri. Kugenda Mushumba mbaye ikaze mu kiganiro cyacu uyu munsi. Murakoze, Imana ibaha umugisha abantu bakurikira Umusaraba TV. Nkuko nabibabwiye, niho hantu nkunda gucisha inyigisho ndetse no ku murage wa Bera TV. Reka tubabwire ngo Imana ibaha umugisha. Njye nyine wenda ku bantu bambonye bwa mbere, nitwa Revera Pasteur uciye imihigo Saviye. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Turabashimiye kudutumira no kuduha ikaze ku murage wa Bera TV n'Umusaraba TV. Murakoze cyane. Reka kandi duhe ikaze uyu muvandimwe tutaramenye uwo ari we, tugoye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Murakoze cyane. Amazina nitwa niyo nagize Fabie. Ese nubwo ntatangiye ikiganiro, uri umukristo mu murage wa Bera cyangwa uri umukunzi? Njyewe nsengera hano, ntago ndabatirizwa hano, ariko ndabiteganya ko nzabatizwa. Umukristo mushyashya hano mpamaze nk'umwaka urenga mpasengera. Nabo tugiye kugana mu kiganiro cyacu cy'umunsi rero, mwamwumvishe ni bano bagabo, ariko nkuko musanzwe mubizi, nkuko mubizi ibiganiro byose dukora ahanini niyobokamana, kandi nemera yuko mu byo wakora byose, mu byo wagerageza gukora byose, utabanje isengesho, utirageje Imana, ntago wabikora, ntacyo wageraho, nta n'umumaro byagira. Reka ninginga umushumba rero amanze asenga Imana, ubundi twinjiye mu kiganiro cyacu. Karibu mushumba.
turagushimiye nanone Mana, tugushimiye ko tugihumeka, tugushimiye ko tukidegembya. Imigambi y'abana b'abantu n'ibitekerezo byabo kwari ukugira ngo batumire bunguri, ariko turagushimiye ko utajya wemera ko imigambi y'abana b'abantu ihama. Icyo wavuze ku muntu uragikomeza. Tugushimiye rero ko duhurije hano ku Murage w'Abera TV n'Umusaraba TV. Reka dusenge tuvuge ngo tuyoborwe nawe, kandi abantu bazumva ndetse n'abari bwumve, buri wese yakire kubohoka. Waravuze ngo abantu bazamenya ukuri, ukuri niko kuzaba batura. Reka abantu rero ukuri kujye ku mugaragaro, kandi abantu babaturwe nawe, ineza yawe n'ubuntu bwawe biganze. Duherekeze muri iki kiganiro mu izina rya Yesu, amen. Mushumba, murakoze cyane. Ntabwo nshaka ko tuza gutinda cyane, ko introduction nayitanze, icyo tugiye kuganira mwacyumvishe. Ni kiriya ntabwo njya kure ngo Mushumba nkubaze ibiki n'ibiki. Tuzahura kenshi, tuzagana ku ijambo ry'Imana ribohora abantu, ribagena ku gakiza, ariko turashaka gusobanura abantu badukurikiye muri kano kanya, ese ukuri kwa bino bintu nukuhe. Mushumba, twaje kubona kuri channel Umurage w'Abera TV, kijye ko n'ahandi n'abantu bajya bafata udushusho bakadushyira ku macana atandukanye. Tuza kubona uri gusengera umusore, kamvuga umusore cyangwa se umugabo, kamvuga umusore, tuza umuhungu, yego. Tuza kubona uri gusengera uwo muntu, ariko uburyo wamusenyaga bwagaragaraga nko buri special budasanzwe. Tuza kubona umushumba umusengera ufashe, kamvuge ufashe ku bugabo bwe. Mbere ya byose tutarajya hano, mbere yo kusengera umuntu, uriya muntu yari afite ikihe kibazo? Mbere ko tunamenye uwo ari we, uriya muntu yari afite ikihe kibazo? Byagenze gute kugira ngo umusengere kuri? Ndagira ngo usobanurire abantu impamvu yaguteye kugusengera kuri. Ese n'Imana yabigutumye ngo ukore buriya buryo, cyangwa nibwo buryo bwashoboka kugira ngo yakire gukira mu byo yararwaye? Urakoze cyane. Imana ibaho umugisha abantu mwese muduteze amatwi. Nabibwiye, reka mbwira abantu banteze amatwi ko Imana ikora uko ishaka. Yesu yatobye akondo agasiga ku maso. Kare nahoze nganira n'abantu mbabwira ko Barutoromayo amugezeho yamubwiye ngo nagende, kwizera kwe kuramukijije, ariko undi we yari yatobye akondo akamusiga ku maso, aramubwira ngo nagende yiyuhagire mu kidendezi cyitwa Iserowamu. Hari n'undi yakijije ngo amukoraho, aramubwira ngo urabona iki? Aramubwira ngo ndabona abantu bagenda ariko bameze nk'ibiti. Ngo arongera amukoraho bwa kabiri. Pastor uciye imigo Xavier, ndi umugabo wubatse, ufite umugore n'abana, wiyubashye, ufite indangagaciro z'Abanyarwanda. Kabiri, ndi umukirisito kuruta uko mba pasiteri. Ndi umukirisito kuruta uko mba pasiteri. Rero tugira amateraniro ku wa gatandatu, icyumba cyiza cy'amasengesho, aho twirirwa imbere y'Imana nyine dusenga. N'ayo masengesho rero twari turimo, ngira umwanya wa deliverance wo gusengera abantu, wenda abo tubana, abadukurikira, abatuzi. Ngira impano yo kwirukana abadayimoni, cyangwa se yo gusengera indwara ku bantu. Uwo muntu rero nasengeraga nk'uko mwabibonye, twari mu iteraniro, abantu babivuze ukundi, bamwe babitwara ukundi, ariko twari mu iteraniro mu rusengero rwacu kuri Alarume, niho twari turi. Ntangiye gusengera abantu, uwo muntu cyangwa se uyu muntu, Imana ihishura ko afite ikibazo cy'uburemba, atahoranye, atabanye, ahubwo cyaje kubera ko bamuroze. Ndimo senga, abantu wenda bakurikiranye iyi video, yaje abadayimoni bamuvugiyemo, baravuga ngo uramenye udakoraho hasi, ngo nukoraho hasi turashwana. Bambwira, ndambura ibiganza, mfata ku ipantaro,
ariko nyine aba bana kubera uko baba bambaye ipantaro poketi, nsa n'utsindagira kuko nashakaga gukora nyine aho yari arwaye. Hanyuma abakamera n'abaki bose nuko nguko iyo video yaje kujya hanze, ariko nta yindi miteguro yindi. Yego, nuko iyo video yaje kujya hanze, uburyo wamusengeyemo ubushize dukana ikiganiro uvuze ko ufite impano yo gusengera abadayimoni cyangwa se kwirukana abadayimoni. Ese watubwiye ko aramuroza, ese umwuka kweka bari abadayimoni bafashe hasi bamuteye uburemba? Duha amakuru, byari uburozi, byari duha amakuru neza mbere y'uko iki gikorwa kiba. Mbere y'uko icyo gikorwa kiba, ntangiye gusenga, umuntu wamuroze yamuvugiyemo. Umuntu wamuroze yamuvugiyemo avuga ko ari uw'Icyangugu, aho bita ku Nkanka, n'izina ryararivuga. Avuga ko yamufatiye ku kibindi cy'inzoga, aho yagiye iwe ngo amusomesha ku kibindi cy'inzoga, ariko ngo kuko icyo bapfa yaraga ngo yabonaga azakiza iwabo. Hanyuma urumva ninjira mu mwanya wo gusenga nyine ku bw'ayo makuru nari maze kubona, kuko uwamuroze abadayimoni ubwabo bamwivugiyemo ubwe. Yego, Mushumba, mu makuru yagiye acicikana abantu bakibona iriya video bavuze ati Mushumba hariya yabuze ubwenge, hariya yamutesheje agaciro imbere y'abana, imbere y'abakobwa, agafata hano ngo winjije mu ipantaro sinzi neza ngo winjizamo ufataho neza bya nyabyo. Abo bantu babwira ngo kiko niyo makuru ati yabuze ubwenge, yari Mushumba yabuze ubwenge, yaramusebeje imbere y'abana bari bari mu rusengero, imbere y'abakobwa, imbere y'umudamu we, ntabwo yitwaye neza. Dusubiza abo bantu mbere yuko tuza kugera. Urakoze cyane Nepo. Buriya niba haba ikintu kibaho kigoye ni ukuba wanezeza abantu. Wowe nyir'ugusenga, wowe nyir'uguhishurirwa ibyo, ni wowe uba ubona ikibazo kuruta uko abandi bakibona. Hanyuma rero nibyo navuze, Yesu yatobye akondo. Abo bantu barimo baratuvangira, ariko agasiga ku maso y'uwari impumyi. Vrema nkora kiriya gikorwa ntago nari ngambiriye kumusebya, dore ko tutanaziranye cyane. Iyi niyo nshuro ya mbere duhuye nawe, tuganiriye nawe, tuvuganye. Si umuntu waje ngo ambwire ngo ndarwaye, ngo mfite ibibazo ibi n'ibi, oya. Rero nsenga, nge narambitse ikiganza aho ibibazo byari biri nyine, ariko nta kindi nari ngambiriye. Ntago nari ngambiriye kumusebya, kuko ntago ari ibintu twari twavuganye. Uvuga Mushumba utarakomeza ngo umwuka agengwa na nyirawo. Dusubize hari ushaka kuvuga ati none se iyo atungaye ikiganza tujya gusubiza hano bantu ko hari abantu badufasha ukundi kuntu, kandi tujya ngo tubasubize tubereke ukuri kw'ibintu ko byabona niba mutazanye na nyir'ubwite wenda inshuti. Umwuka agengwa na nyirawe, ariko hari igihe biba ngombwa ko umuntu akira kubera ko uburwayi babukozeho. Ntabwo nzi niba nyirabyo hari icyo byamutwaye, aho niho twari kugira ikibazo. Ntabwo nzi niba, ariko mu by'ukuri njye icyo narwanaga nacyo narakirebaga. Icyo narwanaga nacyo narakirebaga, narakibonaga. Niyo mpamvu narambuye ikiganza ndahakora, ariko nyine nta kindi nari ngambiriye. Mbere niba
hari umuntu iki kintu kuhakora cyaba cyarabangamiye, ntavuga ngo mbabarire, ariko nabikoze vrema nta kindi ngambiriye, nta yindi mpamvu, nta rundi rwango. Murakoze. murakoze cyane Mushumba ku bisobanuro duhaye. Ibyo byose n'abantu babigizeho ikibazo bashobora gusobanukirwa. Uyu munsi twazanye nyir'ubwite kugira ngo atwihere amakuru koko by'impamo. Ndashaka kumwibariza, ndi kumwe nawe turegeranye, nicyo twamuzaniye. Mu by'ukuri wari ikiremba? Yego, nta bushake nagiraga bwo gukora imibonano. Ubundi byatangiye hashize nk'imyaka 4 cyangwa 5 gutyo. Niyo byabaga ko ari nko kubipara kugerageza. Nyuma yaho kibazo mbana nacyo, byagiye gukomera muri ano mezi 2 ashize. Nibwo byakomeye, none ntangira kujya ndibwa. Nakireba n'igitsina ngasanga cyabaye nk'icy'uruhinja, kandi nge ndi umuntu mukuru bitarigeze bibaho. Ubwo muri make turagira ngo use nk'uduhamya utubwiye byatangiye urugendo rwabyo kugeza ubwo bagusengeye. Utubwiye n'impinduka, kuko nimba koko uburemba bwawe buhari urwo bitubwira. Ese uyu munsi bimeze bite? Ndashaka usa nk'uduha noneho ubuhamya bwawe nyir'ubwite twakugereyeho, duha amakuru ya nyayo. Hari pasiteri atubwiye, hari twabonye, ariko duha amakuru ya nyayo. Ubundi by'ibimeze bite? ni ukuvuga ngo ngewe igihe ibyo byatangiriye hashize nk'imyaka 4 cyangwa 5 icyo kibazo mbana nacyo, ariko ari nge nyine ukizi. Kugeza ubwo n'umugore nawe yaje kubibona, abona bitavamo. Iyo ni urundi rugendo rurerure nagiye n'ibibazo nagiye mpura nabyo. Ubwo nibwo ejo bundi nagiye nza no gusenga, nza mu masengesho kwa gatandatu kwiyiriza, kuko pasiteri ubundi ntawe tuziranye, namwumvishe kuri radiyo. Numvishe ikiganiro atanze kuri radiyo, numva ninjye ari kubwira. Byumvise rero nayo ndavuga ati hariya nzajya njyayo gusengera, kuko ngenda umukristo gatolika. Ubwo numvishe ikiganiro pasiteri atanze kuri radiyo, numva ninjye ari kubwira, nje gusenga bwa mbere ntibyahinduka, nze gusenga bwa kabiri ntibyahinduka. Nkomeza ndavuga ati ahantu mbona abandi bakirira, nanjye uburwayi mfite buzakira, mbana nabyo. Nibwo kwa gatandatu, n'uwa gatandatu wa gatatu, wenda uyu ni uwa gatatu. Icyo gihe ko ubu nta kazi mfite muri ino minsi, ntacyo ndi gukora, navuze ati ngomba kwirirwa mu masengesho. Ndahaza, nanjye sinarinzi ibyabaye, gusa nashidutse nguye hasi. Muri uko kugwa hasi, ibindi simbizi, baje kunyegura ngo byuka sha. Ndabyuka, bampa mikoro, ati bimeze bite? Ndavuga, ndetse ibyabaye urabizi? Ati ntago mbizi. Ese umuntu runaka uramuzi? Ati ndamuzi. Ati ibi niwe wabigukoze. Ubwo nsanga nibyo nari mfite, nsanga uburwayi nibwo mfite rwose. Uko n'abandi tubivuge mu izina, kuko ni uburema. Ese ko ari cyo kiri hanze, icyo kiri hanze. Ushaka kuvuga ngo uburwayi ujya gukira indwara arayirata, kuko ntawe ngeneye indwara uburwayi bwo kutagira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina, nari ikiremba. Ariko wigeze uba muzima cyane rwose, mfite n'urugo, mfite n'umugore. Ese nari kujya gutereta umugore tukabana nta bushake mugirira? Nyuma biranga. Kuva byanze ukeka ko byatewe n'ishyara amakuru Imana yishuye umukozi w'Imana. Wowe byatangiye ryari? Uwo munsi wabonaga byatangiye kuri wowe, hari habaye iki? Byatangiye rero, byatangiye ari imidugararo gusa. Nagera mu rugo bikaba induru, nkumva ngewe nta bushake mfite, nkagira ngo ni umunaniro mba mvanye mu kazi, niriwe ngenda, imodoka zimpusha, nkabona ndatashye, nkagira ngo ni stress mfite, n'ukuntu umuntu aba yasaza ashakisha amafaranga. Ubwo ariko umugore we akavuga ko hari ahandi mba nigiriye, nagiye gusambana ahandi. Ariko ngewe
nkaba umutima wanjye ntacyo nshinja, nzi ko ntabyo mba nakoze. Birangira abona nyine bitaba, induru ziravuka, turashwana, ariko njyewe nzi ko ariyo mpamvu. Kuko n'igihe byajyaga kuba nageragezaga n'umunota umwe nawo ni mwinshi, induru nyine n'ubundi zikavuka. Nawe niba ahari aranyumva, arabizi, azi kwica aricyo kintu twapfuye. Yego, komeza tubwire. Iki kibazo kiraba ugipfa n'umugore, ese mwaragumye murabana cyangwa mwaratandukanye? Ntago tubana, njye nyine nawe ari ukwe. Mupfuye icyo ngicyo? Mbo njyewe bigeze aho nkajya noneho ndibwa, bikomeza kubaho gutyo, nta n'umukobwa navugisha, n'uwo twavugana nta bindi birenze nyine ukuba ndaho nyine, nta bindi reka ntacyo nakibwe. Nawe akagenda nta nimerekeza, akagenda atanansezeye, kubera ko habona nyine ngewe nta santima, ndi nka mugenzi we. Ubwo zakugomya mbwira Imana atari hari ibintu pasiteri yambajije ati se hari aho wivuje? Ntago nigeze njya kwa muganga na rimwe, gusa nigeze, hari abantu babungana imiti bavuga ngo hoya, ngo batanga imiti ituma umuntu ashyuha mu mubiri akagira ubushake bwo gukora imibonano. Imiti narayiguze bibi by'ubusa. Noneho Kimironko ku isoko hari abaganga ba kinyarwanda bari bafite n'imashini, ukagenda ugafatamo gutya, nawe mugakinjona n'ababonye, ukagenda ugafata ku kintu bakareba muri mashini bakagwira indwara ufite. Mbo bansuzumye barambwira ati rero ahandi hose uri muzima, ariko ufite indwara yitwa prostate. Iyo prostate yakuviramo n'uburemba, biragusaba kuduha 25,000 tukuvure. Mu by'ukuri uwo muti nawo barawumpaye w'agafu, bamweretse mu icupa, bagiye kumfunyikira bamfunyikira mu kantu k'akamvirope. Nibaza se muti nabonye ku ishusho bafishije kuri bya bintu baba bashyize ku icupa niwo, nsanga siwo, ariko bampaye umuti mu kamvirope ngo njye unywa mu cyayi, na n'ubu ndawufite, ntago nawunyweye, nkumaranye igihe kinini, kuko nawunyweyeho nka 3 numva nta gihinduka n'ubundi. Ni uko byagenze, ho niho naba narivuje. Baza kugusengera uburemba burashira, ariko tutaragira aho ngaho. Hari ibintu wavuze ngo ukimara kuva hasi wumvisha yakoza ngo runakura muzi. Ese koko uwo muntu wamuzi n'ubuze mupaniki? Ndamuzi, ni umukecuru utuye mu irembo iwacu, nta kintu dupfana, uretse icyo navuga dupfana ku bwoko turabacyaba twese, umugabo we n'umucyaba na data n'umucyaba, ariko atuye mu irembo iwacu, nta kindi kintu mpfana nawe. Yewe icyo nzi cyo nuko ngo avura abantu bavunitse. Muzi ko hari umuvuzi ngo uvura imvune, ko akunda abantu bavunitse. Bamaze kubwira ukuntu yabikoze, ese wigize muhura ku buryo ujyanyishe n'ibimenyetso baguhaye igihe yabikoreye mu buzima bwawe? Cyane. Twumve duhishure, twumve koko ibintu Imana yishuye niko kuri kwabyo. Cyane. Ukuntu nge twahuye hari mu mwaka wa 2016, naratashye njya mu rugo njya kubasura. Icyo gihe nageze mu mujyi nkodesha akamoto, nanjye nimaze kukamenya, njya mu rugo nsura ababyeyi. Noneho umukecuru yatumyeho umukobwa we ngo ngwino ngusuhuze, ngo kaka ngo aragukumbuye. Ubwo naragenda musuhuza, maze kumusuhuza, ikintu yanyakirije ngo mama, ngo hano mu nzu ngo hari udukoma, ngo ngwino usomeho, ngo ntiwava mu rugo nta kintu waririye. Bya bindi by'abantu bo mu cyaro uvuga ati ni kaka aramase musuzugure, biragenda biti. Hinjira mu cyumba cye, hari ahantu hari ikibindi kibashyira mu inkoma nyine, mbega inaha babyita ko oya, twavuga ko ari nk'ibivuzo. Urabona kurya babenze urwagwa, bya bintu by'urukoma rw'amasaka, noneho babikuramo abantu bakajya babinywa, inzoga yarashize. Ubwo amasengeramo umuyansomaho ku kibindi, nsomyeho numva n'ubundi nta nubwo mu buzima bwanjye nakundaga n'inzoga, nta nubwo nayinywaga. Ubwo
nahise mubwira ati kaka rero urakoze, ndagiye ndi kwihuta ngiye mu mujyi hari ibintu ngiyemo. Wego mama ugende neza, ngo nta n'agatabu nsigiye. Fata inoti ya 500 ndayimuha ngo agura ku gatabi, mba ndagiye. Kuva icyo gihe nagarutse i Kigali mpura n'ibibazo bimwe bitagira abandi kugeza amagingo aya. Nahura n'uwo mukecuru nkaviwe nkagera i Kigali nta mahoro ndongera kugira. Nibwo n'ikibazo cyatangiye, kuko urumva ko njye nubwo mba nshidikanya, ubwo bukana buja imyaka igenda ikura n'indwara ikura. Ubwo ngiye byatangiye muri uwo mwaka wa 2016. urakoze cyane ku busobanuro cyangwa se ku buhamya bwawe uduhaye. Uza guhura na Pastor Saviye aragusengera. Niki cyakubwiye yuko ukize ubwo buremba ufite? Yego, icyambwiye ko uri mu bana wisuzumye gute kugira ngo umenye ko waduha ubuhamya no guhera bagusengeye kugeza uyu munsi bimeze bite? Icyambwiye rero ko uburemba bukize, kuva umugore yagenda ntago ndigera ntekereza imibonano. Ikindi kwa kundi abantu mu gitondo, umuntu uri normal mu gitondo ababikeneye, cyangwa se ashobora no kubona n'irari, ashobora kugira n'irari akabati uteye amabengeza. Ngewe nakubarira nkabati ni igisupusupu, ariko nta bushake namugirira. Ariko kuva nagera hano, kuva umunsi bansengera, bakimara kunsengera naratashye. Ya pasiteri ambaje ati urumva hari biri kuza. Icyo gihe natangiye kumva ntangiye kubohoka kabisa, kuko urumva kuko nge nagomba beshya, ujya gukira indwara arayirata. Ujya gukira indwara arayirata. Hari n'abandi bafite ibibazo nk'ibyanjye, ubwo babipfukiranye, ubwo bo bazakizwa nabo bwo n'izo soni zabo, ariko ngewe nta soni mfite yo kuvuga ikibazo cyanjye. Uwo munsi birangira mbona mbyutse mpagaze, ndi muzima mpagaze. Barambaje ati urumva nta kibazo? Hano ngiye mfite ubugabo bwanjye bwari buri nk'umuntu bahambiriye kabisa, meze gutya bankanyaza. Ariko kuva icyo gihe byahise birekura. Ntashye pasiteri arambwira ati biraza kuza, wowe wizere gusa. Ngeze mu rugo naryamye, bucya mu gitondo numva ubushake buraje, ndabishatse. Ndebye ku gitsina cyanjye umuntu cyakuze, kandi ubuye kari kameze nk'akabana, cyari cyaragiye. Mana igitsina cyakuze, cyagarutse, kandi cyari cyaragiye pe, n'urutoki ni runini. Ubwo ahantu nesigaranye ikibazo hari hasi naribwaga, ako nabyo biri kugenda bikira, ntabwo bikindya mbega nk'uko naribwaga kera. Nicyo kimbwira ko nakize, n'umugore nzamugarura. Urumva umuntu wegeye umugore wawe nta kibazo amukwakwanya cyane. Cyangwa ari uwafashe uze kubwira umushumba umwaturire, turimo rero umushumba nta kibazo uramwatura nabwo gwimba. Nkubeshye nakubwira ngo hari uwo ndagerageza, sindabikora, kandi nanabikoze n'Imana ndabizi ko yicaye ku ntebe imbabazi, nayisaba imbabazi kambabarira ko, ariko nandi kwisuzuma kuko naraharenganiye. Nyine ntago yigize yisuzuma ngo uko bimeze. Kuko naraharenganiye, imyaka ni myinshi rwose. Ntago ndisuzuma. Ariko ufite ibyo n'umukobwa noneho umva ubushake buje nicyo tuzakubwira gatoya. Hari ukuntu umuntu cyane ku gitsina gabo abona nk'umukobwa, tujye tubishukuru bitewe n'imyambare yo kumva, hari ukuntu amwifuje, ushaka no guhinduka ukuntu. Ese uyu munsi birabibyo bintu? Ntago ndagirira santima abantu, abakobwa mbashe kubumona nyine numve twagirana ibiganiro. Mbere ntabwo nabashaga kugira ubushake, ariko ubu burahari, bucya mu gitondo ndiseriye nk'abandi bose. Ubwo nuvuga ngo mu gitondo mubonye
mu gitondo nakiseriganya rwose. Ubwo ni ukuvuga ngo n'indi minsi wumva ntago ndakira neza, n'indi minsi uko bigenda minsi ikura bigenda biza, ariko ubu noneho nabikora kandi mbereho ariko mu minsi ishize nta n'agatekerezo habe nanakoraga numve ko byabaho ntibishoboka. icyo twashaka kumenya n'ubuhamya uduhaye kandi birasobanutse. Hari ibintu nabashije Pastor Saviye, abantu bavuga ngo yagutesheje agaciro kugusengera muri buriya buryo imbere y'abantu, imbere y'aburuta, imbere y'abana, imbere y'abakobwa. Abahungu bakunda kwiyagaraho cyane imbere y'umukobwa akumva yihagazeho. Abantu bavuze ngo umushumba yagutesheje agaciro, nagira icyo basubiza. Nyir'ubwite w'icyo bibwiye, wabibonye ute, byumva ute? Ngewe rero icyo nabasubiza nababwira ngo nibicecekere, kuko utabizicwa no kutabimenya. Pasiteri nta kintu mpfa nawe, nta hantu nzi n'iwacu ntahazi uretse kuhumva, ni n'ubwa mbere ubu tubonanye. Kuntesha agaciro ari kunkiza, ahubwo ajya ahora akantesha kuriya. Kuko ngewe nzi icyo namuboneyeho ubuzima, ntabwo yantesheje agaciro. Ni nk'uko nari nicaye, urabona ino pantaro ifite sitereci, urabona ko kugira ngo uzajye kugera hirya iyi biragoye. We bagiraga ngo ari ku nkanda, kuko hari n'umuntu wabinyetse ngo Yesu we ngo rebera ngo ibintu bari kugukora, bakagira ngo nyine urumva ko kujya gukora hano biragoye. Ariko ko ino pantaro reba nawe, ni nayo nari nambaye, ni ibintu bigoye kugira ngo uzajye kugera iriya. Rero byasabaga ko ashobora gusunika nyine arebe ko yakoraho. Ntago ngiye yanesheje agaciro, ahubwo yarantabayeho gahoraho. Nta kindi ngiye mbona nasubiza abo bantu, nababwira ngo nibicecekere, kuko utabizicwa no kutabimenya. Urakoze cyane. Ufite abavandimwe muduteze amatwi kandi mukurikiye kino kiganiro, ibyari byavugwa, ibyahwisaga, muri kugenda mwumva ukuri kwabyo aho guherereye. Kandi mwumvishe ko nyir'ubwite bwa ko nta kibazo afite, aho ati ngiye nimba ari ukunsebya ajya ahora nsebya kuri jye, nawe n'indwara ryo nsebya kuriya, ko gusebya kuranyuze. Mwabyumvishe yabisobanuye. Mushumba ndakeka no kujya dusatira umusozo w'ikiganiro cyacu. Umaze gusengera uyu muvandimwe, hari igihe tuba turi mu kirere cy'umwuka, iki gihe ntabwo twiyobora, tuyoborwa n'umwuka, tuba turi ahandi hantu. Ntabwo njya manura, ntabwo ndagera kuri urwo rwego. Ariko ndabizi kubera ko nkunda kuba ndi kumwe n'abahanuzi n'abashumba, hari nanjye ndi kujya mbona ko hari impinduka ziri kugenda zibaho. Yego, niba ni uri muri urwo rusinga nk'uko abarokore bavuga, cyangwa se muri icyo kirere cy'umwuka, Imana gukoresha ibyo bintu, umaje kubikora, usubiye muri tanoromare, ubaye nk'uvuye mu mwuka gato, reka tubivuge gutyo. Watekereje iki? Wibaje iki maze kubona ibyo imaze kubaho, ibyo Imana imaze gukoresha? Watekereje ute muri ako kanya? Urakoze cyane. Wenda abantu baduteze amatwi, abazatwumva, batwumva nonaha n'ikindi gihe, ndagira ngo mbabwire, si we wa mbere, si we wa kabiri Imana ikijije. Ibintu bibera mu rusengero iwacu ni ibintu bikomeye. Ngiye mu ruhande rwanjye nta kintu nigeze ntekereza kuri we, numvishe donc nabyakiriye nyine ko Imana ikoze ibitangaza, nk'uko n'ubundi n'abandi bari bari gukira. Abantu barebye iriya video, hari abantu bari bari kuruka. Ibintu bibera ahangaha, ubaye udafite umutima ukomeye wakwiruka. Rero nkubeshye nakubwira ngo hari ikindi natekereje. Nge mu ruhande rwanjye nyine numvise Imana imukozeho, kuko twamuhaye mikoro ndamubaza nese, kuko nge muri nge nari numvise ko hari ikintu kibaye, numvise ko hari ikintu kibaye, numvise ko hari igitangaza Imana ikoze. Ndamubaza nese, urumva hari igihindutse? Ati yego. Mpita nikomereza, kuko wenda ushobora gutekereza ibindi ku bantu
batwika babana njya numva ngo bateguye vrema nkubeshye nakubwira ngo hari ikindi nateguye. Maze imyaka itari mike nkora umurimo w'Imana muri iki gihugu, hano mu mujyi wa Kigali n'ahandi hatandukanye. Igihugu nigeze mbwirizamo ntago ari kure, ni Burundi kwa Ngarambe Mabure. Nta handi hantu nigeze naba narigeze njya. Aha rero muri uyu mujyi wa Kigali Imana ihankoreshereje imirimo n'ibitangaza. Aba bantu bose wumvise basakuje bavuze pasiteri biriya yakoze ntabwo ari Imana n'ibindi, narabababariye ni umwuka w'ishyari. Nigeze mbivuga gato, nagiye gusenga mu gihe cyashize nari Samatare, Imana irambwira ngo ngiye kugukoresha ibitangaza, ngiye kugukoresha ariko witegure ufate igihe cyo gusenga kuko uzahangana n'umwuka w'ishyari ukomeye. Ngewe ndifuza ko aba bantu bajya babanza bakegera umuntu kuko baransebeje, icyo bagambiriye ni ukunzimya, ni ugutaka, bantesheje agaciro, ariko kubera ko ntago ndi buvuge ngo nzajya kuburana nabo, Imana ibababarire. Ariko abantu bareba amacano yabo bazababwire bihane kuko bafite ubupagani n'umwuka w'ishyari muri bo utari mwiza. Ese Mushumba, iyo abantu mufatanije urugendo mwitwa ko muvuga yuko reka nzakarwana mwitwa kandi bareke abantu mufatanije urugendo bavuga yuko bakorera ijuru, bavuga ko ari abashumba, bavuga ko ari abahanuzi, iyo ubonye aribo barwanyije icyo kintu bakagutera amabuye ko atari umwuka w'Imana wakoresheje, icyo gihe utekereza gute? Se ni ubuhe butumwa bagenda muri kanya kantu, cyangwa se waheza n'ubutumwa abo bantu babwiriye ko hari imbuto babigiye kugeza uyu munsi? Nepo, namwe bantu muduteze amatwi, aba bantu bose mwabonye bavuze ibi bintu babishyize ku macano yabo, ntekereza ko batanyanga, ni views barimo bashaka kuko barabizi neza. Bamwe muri bo harabona asengeye barakira. Muri aba bantu bose, muri aba bagabo bose wagiye ubona banyandagaje, babwirije iwacu, haba hano haba ku Kinamba, bagiye baza kubwiriza mu rusengero rwacu nk'abakira, bakabwiriza tukabaherekeza neza, tukabaha amaturo bagataha. Bamwe muri bo harabona asengeye muri bo bakira indwara. Ni ukuri kw'iyo mu ijuru, nabo ubwabo barabizi ko ibyo bavuga atari ukuri, ahubwo nyine ni urwego rwo gushaka views. Buriya inkuru zari zashize bumva ari ngombwa ko bazamukira kuri Pastor Xavier, bitihise abandi muri bo barambuze, ntibambona muri abo bagore, sinjya mu bagore, sinywa inzoga nkuko njya mbona bazinywa, ntibambona mu bikundi byabo. Bari barashatse ahantu babonera Pastor Xavier barahabura, bagize umugisha bambonera kuri aka kantu kabayeho ko narambitseho umuvandimwe ikiganza kandi nawe ubwe arakira. Nta kindi kibazo kindi. Birashoboka ko ari ishyari, birashoboka ko bari barambuze, birashoboka ko bari gushaka views, ariko ndifuza niba koko bakorera Imana ko bakwiriye kuzajya ku macano yabo bakavuguruza ibyo bavuze, bakavuguruza ko banesheje agaciro, bakavuguruza ko bansebeje, ko basebeje urugo rwanjye, basebeje abana banjye, basebeje itorero. Numvise ngo abateye kamera hano ku rusengero ngo barazenguruka ngo bakajya bavuga ngo dore aho byabereye. Bakwiriye kuzicara kuri ziriya kamera bakavuguruza ibyo bavuze kuko baramparabitse kandi nta muntu n'umwe ngira icyo mpfana. Nepo, maze imyaka irenga 20 ndi muri uyu murimo w'Imana. Nta muntu urandega ko namwambuye,
nta muntu uravuga ko namusengeye nkamwaka amafaranga. Bantu mujye muri komenti muvuge. Nta muntu uravuga ko namusambanyije, bya bindi by'abapasiteri bateye bajya bakorera abantu. Nta muntu uravuga ko namuhamagaye wenda ngo tugira. Ntawe. Ubu ntekereza ko bifuzaga ko mfungwa. Mbonereho nshimire ubuyobozi bwacu, ndashimira inzego zacu z'ubuyobozi ko zidakoreshwa, kuko iyo zibi zikoreshwa, induru aba bagabo bavugije, induru aba bantu bavuze, ni ukuri bari biteguye ko njya muri gereza. Ariko ndashimira inzego zacu z'ubuyobozi, ndashimira ubuyobozi bwacu ko buzi gushishoza bugakurikirana ibintu. Ariko aba bantu baharabika abandi, aba bantu basebya abandi kugira ngo babagirire nabi, nabo ubwabo bakwiriye gukurikiranwa kuko ni abagome. Niba ufata umuntu uyoboye abantu barenga 500 ukamuharabika witwaje impamvu runaka, ntabwo ukunda igihugu, uri umwanzi w'igihugu. Byarambabaje. Uzi impamvu? Mu myaka maze nkora umurimo w'Imana, nibwo bwa mbere nabona abantu bampagurukiye bakansebya kwa ruriya rwego. Barabivuga bakabivugira mu rwongororaniro, ariko nibwo bwa mbere. Kandi koko uri umunyamakuru, uzakurikirane. Muri make ubuhamya bwo murabuzi, muzajya no mu makomenti abantu bandika. Nusanga hari umuntu uvuga ko nigeze muhemukira, Pastor Xavier nzasubira kuri kamera nihane. Rero byarambabaje. Impamvu byambabaje ni iyi: mfite abana banjye, ejo bazavamo abayobozi. Tekereza kuzabona umwana wanjye ahagaze bari kumubwira ati papa wawe yakoze amanyanga. Mfite umugore wanjye mwiza ufite umuryango avukamo. Reba umuryango w'umugore wanjye uko wakiriye ibi bintu. Reba sosiyete nyarwanda uko yakiriye ibi bintu. Kandi bitari ngombwa, nta cyaha nakoze. Rero byarambabaje pe. Kandi n'uyu munsi ndacyababaye, ariko narabababariye. Ntekereza ko ari izi ngizi, kandi nta muntu wakurwanya. Buriya umucuruzi w'ihene arwanya umucuruzi w'ihene mugenzi we. Uw'amakara arwanya uw'amakara mugenzi we. Aba nabo ndababarira, kuko ni Satani yabakoresheje kugira ngo bandwanye. Ariko icyo bari bagendereye gikomeye, bari bagendereye ko mbonekaho icyaha, kuko baragishatse barakibura. Bashatse inzira bamarabikamo, yanyihereranye ankora ku ibere. Rero kubera ko bazi ibyo babamo, baribaza bati ubundi uyu muntu ni muntu ki, ateye ate, kuki ikigare cyacu tubamo atakibamo. Ngewe cano mbwirizaho ni iyawe, yitwa Umusaraba TV, ni yitwa Umurage w'Abera TV. Impamvu ntajya ku macano yandi ni ayahe: ibyo bakora, Imana bakorera ntabwo ariyo nkorera. Impamvu baranamamagaye ngo njyeho ngo nisobanure, ndababwira ndasobanura iki? Ko ibyabaye namwe mubizi ko ari Imana yabikoze. Ariko impamvu ni iyi: ibiganiro bica ku macano yabo ntabwo bijyanye n'Imana nkorera. Ibyabo, ibyo bakora n'ibyo mbamo biratandukanye. Imana bakorera niyo nkorera, mbona atari imwe niyo nkorera. Niyo mpamvu nanze kugira cano n'imwe njyaho, kandi nta niyo nzajyaho. Unshaka oya, nta niyo nzajyaho, nta mpamvu. Urakoze cyane Mushumba. Tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, kandi na mugenzi wanjye, mbere ko nongera kubaza akantu kamwe. Urumva ibyabaye nkuko wabyumvishe, wenda ushobora no kujya ubibona ku masosho media. Reka baranamuhamagaye, baramuhamagaye benshi, baciye no mu bakristo hano benshi, ngo bababaza abantu bagiye bamamagara bati runaka yamamagaye.
abantu bagiye bamamagara bati runaka yamamagaye, ariko nshuti zanjye mureke dukorera Imana, tureke ubugome, mureke ubugome. Murimo murabyara, mufite abana, bandi mufite abagore, bandi mbona muri abasore ejo muzubaka, mukwiriye kureka ubugome bwo kugirira bagenzi banyu nabi. baragusengeye ariko hahita havuka ikintu bita urugamba. Abaguhamagaye birashoboka, ntabwo dushaka ko bavuga mu mazina bihorere, ni benshi, abaguhamagaye benshi cyane. bakubazaga iki? Bambaza njyewe, bamamagaye bambwira ngo biriya bintu nibyo cyangwa si byo. Nababwira ati nibyo. None se ngo biriya bintu urabona ko ari byo koko? Ahubwo uriya yari ari kugushyiramo ibindi. Wowe uri kwibwira ko yagusengeraga kandi yari ari kugushyiramo ibindi. Ariko abantu babimbwira ni abarokore. Bati se nkamwe uramusenga iki niba mutemera ko Imana yakoze igitangaza nk'iki? None se hariya ngo numvaga ngo uri kuboroga, none se biriya nibyo byishimo ngira? Wabonaga ndi umuntu w'ikigoryi ku buryo njya gutaka kuriya? Ubwo ati se ngo duhe nimero z'uwo mupasiteri. Bigeze aho ku iyo tape mpita mfunga telefone. Batangiye kumbwira ngo bashaka ngo mbahe ikiganiro, barashaka kuhura nanjye. Nkuraho telefone ndabihorera, numva nta yindi televiziyo nkeneye gutanga uretse ku rusengero. Aho ibintu byabereye nta n'umuntu wo wandaritse, ninjye wizanye. Naje gake gake n'amaguru nsindagira muri ka kavura, nta muntu wantumiye. Uyu munsi baguteza amatwi, tugiye kubasubiza icyarimwe bose. Yego. Baguteza amatwi muri kano kanya, baha ubutumwa. Bakubaza ibyo bintu, abo bantu bavuga ko gutyo Mushumba ngo yagushyizemo izindi mbaraga, ibintu nk'ibyo ngibyo baharabika gutyo, turagira ngo bose abo bantu baguhamagaye bose hatazajya nongera kuguhamagara, bahe ubutumwa icyarimwe tugana ku musozo. Njyewe rero ubutumwa nabaha abantu barwanya umukozi w'Imana, nabo ni abarwayi, bazaze babasengere bakire ubwo burwayi bafite, kuko mbega si bazima. Njyewe umushumba wanjye ntacyo mpfa nawe kuba yaratutswe kubera njye. Icyo nabivugaho ni ukugira ngo Imana ikomeze yamamare nyine ku bw'imirimo yayo. Pasiteri umbabarire kuba izina ryawe riri gutukwa kubera njyewe, wagiyeho icyasha ugira ngo njye nkire. Ubwo nyine ni kwa kundi Kristo nawe yitangiye abantu bakabaho bagapfa, ariko yaradupfiriye. Njyewe rero ubutumwa nabaha, ikibazo nari mfite n'injye ukizi, nibagabanye urusaku rwabo, baze ku rusengero birebere, kuko njye sinzahava. Nzahabatirizwa buri gihe cyose mu materaniro y'ihano, bazahambona kubera ko njyewe hari icyo cyane pe, bivanye no ku mutima. Pasiteri abyumve ko agomba kumbatiza, akazanankingira nanjye nkambara impeta. Rero nta muntu, ahantu Imana iri njye sinzahava. Aho nagenze hose haba muri kiliziya kuko niho nakuriye. Ikindi gihe nabonye ibibazo byanjye bibaye urudubi, nkajya nanjye nkurikira abantu gusenga ntabizi, bakampanurira gusa, ariko nta wigeze anankoraho avuge ngo numve ko Imana inkijije. Nta wigeze ankoraho ko ari uguhanura gusa. Aha rero njye sinzahava, nahaboneye Imana. Ahubwo n'abandi abari hirya no hino nibaze hano nabo bakire, kuko ni hano ku Kagugu kurara rume. Utabizi njye mbibwira n'abandi bandi. Hari n'uwo nabwiye w'imusanze ashobora ari kuntega amatwi ko namubwiye ko ngiye ku rusengero. Yamamagaye saa 9, nawe abonye iyo video arambwira ati biriya nibyo, ngo azihamagarira pasiteri ngo nimero ye yayibonye. Baze kurara rume Kagugu, niho hantu honyine nanjye nabonye Imana. Niho hantu honyine hazatuma nanjye mba umurokore, nzahindura idini kuko maze gukura. Aha niho hari Imana, nanjye ku idini yanjye y'ukuri niyi. Imana igumisha. Mushumba, turugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Hari igihe
uko ubwo buryo usengeramo abantu, wenda n'impamvu abantu bavuze gutyo, hari abapasiteri tuzi, hari abashumba gutyo tuzi, hari abaprofete tuzi bafite izindi mbaraga bakora ku muntu, ugasanga nibwo cyane cyane biriya bintu bibaye, ariko ngo umuntu basengeye wakize mu minsi nk'itatu akaba arembye kurushaho. Uyu nguyu amaze ibyumweru bitatu, urumva ko biratandukanye. Turagira ngo utange message kuri abo bantu bagufatanya cyangwa se baguhuza no bashumba bafite izindi mbaraga. Nimbuza zifite kandi nabwo tubwete ndazifite. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo mbabwire Pastor Xavier ndi umukristo kuruta ibindi bintu byose. Reka mbasubiriremo abantu banteze amatwi, ndi umukristo kuruta ibindi bintu byose. Kabiri, ni Imana ubwayo yanyihamagariye irambwira ngo ngiye kugukoresha. Ndagira ngo mbwire abantu bari kure n'abari hafi, abanyumva n'abazanyumva, tugira abanzi benshi. Impamvu ni iyi, nayibabwiye. Imana bakorera siyo nkorera. Nkorera Imana Data, ise w'umwami wacu Yesu waremye ijuru n'isi. Iyo niyo Mana nkorera, ni nayo nzakorera n'ubuzima bwanjye bwose. Rero ndamara abantu impungenge, imitima yabo ituze. Niba bakeneye kuruhuka baze, Imana irahari irakora. Vraiment, waba uri mu Rwanda, waba uri mu mahanga, hakaba hari umuntu wahagaze akakubwira inkuru yanjye, akakubwira uko nari, akakuvuga uko nari, akamvuga uko nari. Ibi bintu ukaba warabibonye. Ndagira ngo ntandukanye n'aba bantu bo mu Rwanda, n'aba baprofete b'abajura bo mu Rwanda, n'aba bapasiteri b'abajura bo mu Rwanda, n'aba bantu biyita abahanuzi bo mu Rwanda. Pastor Xavier ntandukanye nabo, n'abo tubana, n'abo tugendana. N'Imana ubwayo yabimpamiriza cyangwa irabimpamiriza. Ndagira ngo mbwire abantu bashyitse umutima mu nda, ahubwo karibu nabo baze bakire. Ukeneye ijambo ry'ukuri, ukeneye kubohoka, urarwaye, urarwaje, musure umurage wa Bera TV, murebe imirimo y'Imana, murebe ibyo Imana iri gukora. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Mushumba, bye byose abantu baduteze amatwi basobanukiye. Inshuti muvandimwe waduteze amatwi muri kino kiganiro, wasobanukiwe ku byavugwa, nawe yaguhaye ukuri kwabyo, kandi twifuje yuko tuganira na nyir'ubwite kugira ngo atubwire ese koko byari bihari, ese koko byari meze bite. Ukuri kose mwakumvishe. Mushumba, reka tugane ku musozo tunabashimira, ariko kandi tutarabashimira ntago nk'umushumba nimba nagize umugisha wo kukubona. Turi mu gihe, twinjiye mu gihe cyo kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi. Icyo gihe twinjiyemo ntago nagenda ntakavuza ako kantu. Ndagira ngo ugire ubutumwa utanga ku bakristo by'umwihariko no ku banyarwanda muri rusange, ubundi dukora. Ni igihe gikomeye, ariko igihe Imana iri kumwe n'abanyarwanda. Kwibuka, twiyubaka. Reka mbwira abantu ngo bongere bubakike. Kandi abakristo turifuza ko mugira indangagaciro za Kristo, mukegera abavandimwe, mukegera abaturanyi, kugira ngo mubashe kubahumuriza. Duhumurizanye, dukomezanye. Ni nako ijambo ry'Imana rivuga, niko Yesaya yavuze, aravuga ngo nimuhumurize abantu banjye, nimubahumurize, mubabwire ko intambara zaho zishize. Reka mbwire abantu ko ibi bintu bitazongera, reka mbwire abantu ko ibi byabaye bitazongera, kandi mbabwire ngo igihugu ni icyacu. Banyarwanda, banyarwandakazi, igihugu ni icyacu. Nidushaka ko gikomera kizakomera,
kandi tuzabigeraho. Ndasoza mbakomeza, ndasoza mbabwira ngo nimuhumure, ijambo Imana yavuze kuri iki gihugu izarisohoza uko byagenda kose. Kandi mwitabire gahunda aho ibiganiro biri bubere, aho tuzahurira, mujye mujya mu midugudu yanyu kugira ngo mubashe kumva ibiganiro no kwakira izindi mpuguro zibafasha kugira ngo hatazagira andi mahano yongera kurwira igihugu cyacu. Murakoze. Never again. Reka tugusaba noneho mu gusoza ikiganiro cyacu uwamaze ukanga nimero za telefone kugira ngo n'umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi cyane cyane ufite uburwayi abadayimoni cyane ufite iyo mpano azaguhamagara gusenga. Kandi neza telefone azagusengera. 0782 29 838 07 07 82 29 838. Ndayisubiramo 07 82 29 838. Tuributsa abantu kandi ko dusenga kuwa gatandatu, tugira icyumba cy'amasengesho kirirwamo kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, kiberamo ibitangaza bikomeye aho Imana iri kubohora abantu. Ku cyumweru tukagira iterano ritangira mu gitondo 2:30 rikasoza 6:30. Kuwa gatatu tugasenga 9:00. Imana ibaho umugisha, ukuboko kwiza kwisumba byose kube kuri mwebwe. Murakoze. Murakoze cyane Pastor, ndagushimiye ku butumire wakiriye. Imana iguha umugisha. Nawe Imana igumugisha ku butumire bwacu wakiriye. Shuti bavandimwe mwe muduteze amatwi muri kino kiganiro cyacu ku Musaraba TV ndetse no ku Murage wa Bera TV, nahanga dusubikiye ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ariko kandi ibiganiro byacu byo nakagaruka, twamamaza Yesu Kristo, twamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kugira ngo abantu bamenye ukuri kandi bamenye ukuri ngo kuzabatora. Kora subscribe nimutarakora subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byose bicaho umunsi ku munsi. Nubona ufite umwanya, nubona uri hafi, ugane aho Umurage wa Bera ukorera hano Kagugu kuri Alarme Business Center. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.